Amashwe cyane twakire Pirate. Muraho? Ako mujye mwikiriza muraho? Ako munyikirize muraho? Nongeye kujya nsuhuza abantu buri wese n'ikiciro cye arajya yiyumva yikirize bitewe n'ikiciro arimo sibyo? Abantu bahangayikishijwe n'izamuka rya peterole muraho? Aha. Abantu mukomeje kubona ibiciro ku isoko bizamuka mugafata umwanzuro ko mutazashaka muraho? Ubwo ndi kubumva abantu mwamaze gushaka byagera nyuma mukabona ko mwibeshye muraho? Cha muri benshi ndagapfa. Ambo nari nkumva abantu benshi muyoboke ko wananutse. Nawe uheruka ifiriti ya essence ikiguri cyatanu. Hari ikintu niba ari umuntu wo muri MTN urimo hano hari akantu bita kavansi. Hari umuntu yaba yaratengushye. Natahanye umwana guca ngiye ugomba kwishyura moto mwana. Saa 4 z'ijoro nishyuye biranga. Bitamamagara kuri MTN direct nitabwa n'umujama. Ndabana numva ngo kavanse ko yanze se munywa. Ati none urajya tubigenze dute? Ninaruye ntahanye umwana kandi ngiye wagombaga kwishyura moto. Arangije arambwa ngo yewe ngukanze ngumbwira nimero za motari nkwishyure ati ndakumva kabisa. Abantu bo muri MTN badufashe mwana. Aha, hari umukire w'inshuti yanjye nzi acuruza ibintu by'amamodoka akanayahindura akanayagurisha akanayakodesha. Nago ndamuvuga izina kubw'impamvu runaka. Ariko numvisha ibintu birambabaza biranansetsa. Niwe muntu ukodesha imodoka Prophet Joshua. Icyo sicyo gitangaje. Ngo ni nawe muntu kuko afite gahunda afite uburyo ngo ahindura amamodoka. Ngo ni nawe muntu wagurishije Bruce Melody ra modoka yita Barabas. Urangira ntago ari Barabas ngo na ambulance bahinduriye ibara. Nabane ko kumuhanzi nkunda nihebe yagenda mu mbangukira gutabara mu. Abo umwami yagaburiye ntibo bamwimye amata. Ndamubaze Danone. Muyoboke 001. Herukana kirajya ako narabazonze ndagasa. Ako nta mutima mubi n'inzara no si shawu. Ndi umuvana. Sasa rero noneho hari ibintu abakobwa bigize. Hari ibintu abakobwa bigize ugasanga umukobwa aragusuye afashe umupira we wambaraga arawutwaye ugaceceka ukabyihorera. Ugasanga umukobwa muturanye arinjiye asanze ufite amagi atora aroboye matanu ukamureka. Ngiye ntago ari uko neye nkubwiza ukuri ndagasa. Ari umukobwa twakundanaga twarasohokanye ahantu mfite akabije kudufaranga duke cyane dusohokanye ahantu we yambwiye ngo yahembwe aravuga ngo dusohoke ngira ngo ni urishyura bill tugeze harya inkoko anywa na siminofe 3 amaze kubiguguna umukaritasi bazanye fagitira barabimpaye abimpaye ndavandise ko wavuze ko narinzi ko wahembwe kucyutishenga no mafaranga ngo nayinze ngishyura arangije aravuga naba nta mafaranga afite bebe arangije avuga ngo sunkunda ndagukunda nukuri kw'Imana. Okay ngo niba nta mafaranga ufite zana turebe amafaranga yemerewe kwiguriza kuri Mo Cash. Nabimwereka asanga benemere kwiguriza 50 ngaho wishyura fagitire rero. Abanteze umutego uko dukundana ndayishyura reka nawe umunsi umwe azaze kunsura. Nanga guteka imvange ntumiza gafi kuko umuntu uri burya nawe ugomba kumugaburira neza. Oya nibyo niba urongora umwana wamuhaye imvange warasaze mwana. Mujya mubima mwana mujya mubima. Aho umuntu akujye hejuru gute wari igitoke. Ajya tumiza ifi natayitumiza umwimi. Nyine mwamwihaye. Noneho uwo mukobwa baraje mba ntumije gafi nturanywa iki se mama ati ndanywa ya siminofu nizingahe ngo 3 njya kuzigura ntinaribi arariye baranarya bya hatari ashaka abakobwa b'ikigaye nubwo barya ariko nabo batanga ibintu pe barabitanga n'ukuri arariye amaze kurya mugihe nitegura kumubwira ku ngingo umwana ati rero nkaba ndatashye ntiye nahise mfungura idirishya umuyaga urinja ngo uvuze ngo iki
ngo ndatashye. Ariko baby ni koko ntidukundana, nimbabarira dore meze nabi, wanatse turi twe nyine n'akavura kamaze kugwa, nimbabura ugende urebe ukungenza. Anyije afati ni ukuri kwimana baby, ngo ni ukuri kwimana ngo ndi mu kibada. Kandi abantu uri mu kibada te ni rero ntabwo nkunda, nitubwizanye ukuri ntabwo nkunda. Ati ni ukuri kwimana baby, ni ntabwo ndi kukubeshya. Ndana abantu okay, ni nanjye mu kabare warambaje ni niba ngukunda unkoresha icyo ushaka, ni nanjye urankunda atenda gukunda nurabeshya. Nanjye aravuga ngo wo kugira ngo wemere ko ngukunda ngo nsaba icyo ushaka. Ndana abantu nturi mu kibada ntiguma ahangaha kugeza igihe uzakiviramo. Yarahagumye hari kuwa kane, ikibada kivamo kuwa gatandatu, ku cyumweru arama kuwa mbere arataha. Ibintu rero bigize ntago man mujya mubwiza ukuri kumva. Byari umukobwa twe duturanye nabaga nigurira mfite imigati, akajyaza agakomanga ngo pirate waramutse ni naramutse, ngo se nta migati ufite agafata, akazazanye n'igikombe agasuka isukari nyinshi. Yabikoze rimwe kabiri n'abantu bwa gatatu tuzaza ameze nabi nzahita nkuyora. Ntabwo yagarutse. Njya mubabwiza ukuri. Hanyuma rero hari ahantu twari turi, njyewe na Muhinde na Mushumba na Krema. None ahantu twari turimo turakina biyari. Barimo barananywa, hinjira umuzungu, bano bazungu baba blondi, bagira imisatsi y'umweru imeze ukuntu, bagira n'amaso y'ubururu, ngira ngo murabazi, nibo baburango nibo bazungu original. Noneho yinjiye mba ndavuze ntari ku umuzungu ashobora kuba ari umwesipanye. Naho Muhinde ngo reka ngo uyu muzungu ni umunyanoruveje. Umushumba ati wapi uyu muzungu ni umufaransa. Krema ati wapi umuzungu ni umwongereza. Turabiburana nje nkavuga ntari ko murabona atari umunyesipanye. Naho Mushumba ngo murabona adafite imisatsi nk'iya Harandi wowe. Naho Krema ngo wapi ufite imisatsi nk'iya Harry Kane. Turangije turavuga nti rero nireka twumve, reka dutegereze twumve navuga, turumva ururimi ari buvuga turata tumenya hana turuka. Dutegereza akavuga turaheba neza. Noneho sinze kuntu yafashe telefone arachatinga, ni umuzungu wari unasa neza. Arachatinga agira abafashe voice note. Ngo hello, ngo ndi kwa David. Byarakomendaga. Hari ikintu ndimo nihuta nenda kwigendera. Hari ikintu ushobora kwibagirwa gatoya. Hari umunsi umwe mu cyaro murabizi habaye ibiboro by'agahimano bya hatari. Mama mu cyaro yari umukuru w'umudugudu, haza kuba ikibazo cy'abana bibaga. Hari abana bajyaga biba nyine kuko umubyeyi abyara abana bakiba nyine bakabutujura. Noneho mama yari umukuru w'umudugudu ashyiraho itegeko aravuga ngo umwana uzajya wiba bajye bamurihisha nyina arihe. None umwana umwe aza kwiba ibigori, yibye ibigori 5. Akugira ngo bamurihishe ikigori kimwe ubundi kigura 200 ku isoko. Ukumva bagombaga kwikuriha 1000. Bahunguye ibigori babara uruburi ruheke. Buri ruheke ngo 1000. Byarangiye umubyeyi yishyira 200. Birakomeza undi mwana aza kwiba inyanya, baravuga ati ntagura ruhuru nyanya rumwe. Inyanya bigaragara yayibye zari nk'iza 300. Ako barazitubuye, baraziyungurura utubuto baratubara, byarangiye nyina yishyira 400. Mama wanjye iryo tegeko arikuraho. Ariko aravuga ati niba bafata umwana wibye bajye bamukubita bamwumvisha. Umunsi umwe bakubita umwana arapfa, undi munsi bakubita undi mwana bapfa, hamaze nko gupfa abana 5. Aravuga ati mama icyo gihana gikuraho. Aravuga ati ngiye gusinya iteka nk'umukuru w'umudugudu, niba bafata umwana yibye. Noneho yakoresheje inama aravuga ati ni iki gituma abana banyu biba. Baravuga ngo baba bashonje ngo ni inzara. Aravuga ati okay, umwana tuzajya dufatana ikintu tuzajya tumutegeka kukirya icyo yaba yibye cyose. Bafata umwana umwe yibye igitoki kibisi bamutegeka kukirya. Hari uwo bafatanye indimu 200, yaraziriye yageze ku 100 arapfa. Noneho iryo tegeko rigumaho. Hari umwana natwe bajyaga bakunda kutwiba, twajyaga twanika nk'ibintu bakatwiba. Umunsi umwe mbafasha umwana, twari twanitse amasogisi, dufata umwana wibye amasogisi, turayarya ndagapfa. Tuyakatakatamo n'uduce dutoya n'imakasi, umwana arayarya arayamira. Nyina biramubabaza ngo mwandishirije umwana amasogisi. Mama ati niryo tegeko twatoye, ati umwana icyo yibye niba ari inzara azajya kirya kimare. Umunsi umwe ari kuwa gatandatu turimo turafura uniform, mama tugiye kumva twumva mu mudugudu ngo bafashe umuntu. Twumva bimwe baravuga ngo hekenya. Mama nk'umukuru w'umudugudu ava mu byara arimo ngagiye kujya kureba ibibaye. Tujya kuba tubona umuntu aje yiruka. Ati mama pirate weti wi. Ati umuhungu we baramufasha. Ni petit frère bayibafasha. Mama kuvuga ngo baramufashe si ikibazo. Yaravuze ngo bamufatanye iki? Yaravuze ngo bamufatanye imbabura n'amakara we. Utekereza ukuntu umwana agiye kurya imbabura mana yaye. Mama yatekereza ukuntu yarishije umwana w'abandi amasogisi. Ati nayarya nta kundi.
noneho hari ukuntu abagore bishyiramo akanyabugabo atatu ti n'ubundi amafavu n'ubundi ngo amakara avura igifu atayiwe ti nahimba buri vura iki noneho Mercy ngwino hano ababyeyi ba Uganda muri Uganda barabagira umuco wo kubaha abakwe babo nk'iyo umukobwa afite umufiance cyangwa nk'iyo umukobwa afite umufiance w'umuhungu ategura iwabo ati fiance wanjye azaza kunsura noneho kugira ngo umenye ko bakwishimiye uko iwabo bakwakiriye nibyo bituma umenya ko bakwishimiye cyangwa batakwishimiye Uganda rero bagira umuco wo kwakira abantuza neza bagira umuco wo kwakira abahungu neza nyine baba fiance babo babakira neza muri Uganda nk'iyo umuhungu aje gusura umukobwa araza kinjira umubyeyi akaza ati muraho neza bagucisha no kwirembo ati amakuru ati muturutse vuga muri mikoro muturutse he i Kigali muturutse hafi he turumva ari i Kigali twabishimiye cyane azana wa mukobwa akazana n'abavandimwe bakavuga ati uyu mukobwa rero ubona uyu nguyu ni sister we mutoya abangani basaza be babiri mukuru wabo yagiye ku kazi na papa wabo ntawe uhari atariko nta kibazo noneho babandi bose bazanye babandi bose bo mu muryango baricara bakaganira nawe kugira ngo bamwereke ko bamuhaye icyubahiro baricara bakaganira nawe noneho hari n'ukuntu wumva ibintu bakwakirije nk'ibintu bari bukwakirize bita bituma nk'igiye nk'ahantu ibintu bakwakiriza bituma umenya niba bakwishimiye cyangwa batakwishimiye reka tugaruke mu Rwanda rero mu Rwanda ntago yirwa mwishimira kugira ngo ubyemere ko mu Rwanda batakwakiriye iyo uri umukwe batakwakiriye ntaho guca kwiremba uca mu gikari kugira ngo ubyemere ko uri umukwe ibaze kwinjira kwa nyoko bukuri musimbuka amasafuriya noneho hari n'igihe atwara umukobwa hanze akatavuga ngo irambwa wazanye niyahe asanga utaka kugera noneho ni muri Uganda nk'iyo bari kwakira umukwe baravuga ati dufite fanta dufite wayini muze hajyanwaho n'ikindi cyo kunywa washaka twagitumiza ku muhanda mu Rwanda rero umugore araza niba ari umubyeyi araza niba ari umuhungu yicaye abakobwa batinya abanya ati mu nzu harimo umushyitsi n'iki araza biteye musore ni sawa amakuru yanyu ni meza uruwo kwandesha wabosiko okay noneho ibyo bikaba birarangiye nta nubwo yirirwa za nabo muri iyo famille ngo baze bagusuhuza noneho ahantu byacekereje n'ukuntu mu Rwanda ibintu bakwakiriza nyine totari uhita umenya ko batakwishimiye akubwira ibintu bidahura Uganda niba cyase n'ahandi hantu bakwishima kuvuga ngo dufite fanta dufite inzoga n'icyo wakenera cyose twagutumiriza no mu gikari ngo baratetse mu Rwanda iyo umugore atakwishima araza kukubwira ngo murafata iki bakatumubaza ngo hari iki murafata iki hari igikoma isombe imyembe n'ibisheke ukibaza mu ibyo bintu kintu urafatamo kikakuyobera noneho hari ukuntu noneho n'abavandimwe be nta nubwo abazana wenda ngo banagusuhuza araba ajya ahita gusezera ngo usigara uvugana na sheri wawe twebwe tugiye mu kazi tugiye mu mirimo mu gikari noneho hari ukuntu abana bo muri iyo famille ntago baza muri saro ngo bagusuhuze bajya baza bagahengeza yamara guhengeza agasubira mu gikari ukajya kuba basekera rimwe ngo hehe ye baba mana bitumenya ngo karabaye sasa rero ndagira ngo mbereke akantu hano Mercy mfasha mikoro ndagira ngo mbereke hano mu mujyi wa Kigali ibintu byarakomeye hari ukuntu usanga abakobwa tugira abakobwa b'ingeri zigiye zitandukanye tugira abamasugi tukagira abamasugi mo gakeya n'abarangiye simubizi noneho hari ukuntu kubireba physical utabimenya ariko buriya no muri telefone umukobwa atunze hari ukuntu itumenya uko ateye ukamenya niba ari isugi gake cyane niba yararangiye ibyo bintu rongeye kubereka dore abakobwa batunze katushe n'amatekino abo bakobwa ubundi bakunze kuba ari amasugi si muri kubibona noneho abakobwa batunze Samsung bo baba ari amasugi mo gakeya murabibona noneho gara white niba wegeranye n'umukobwa urahita umenya icyo ari cyo dore abakobwa batunze iPhone mwabonye murakoze cyane ndabakunda Who can recycle here for Pogba? Well, ladies and gentlemen, how's everybody doing? Igikombe cy'isi cy'umupira w'amaguru kigiye gutangira.
ese wowe uzakirebera he? Ndagira ngo uhereze amakuru yizewe yuko muri Samsung 250 bagufitiye promotion kuri TV zose 15%. Gerayo nawe ugatahane rwose. Ikindi nuko tugufitiye televiziyo nini cyane wareberaho igikombe cy'isi nkaho wibereye muri stade. Duhamagare kuri izi nimero and then we can deliver the order. Ntabare ucikanwa n'aya mahirwe. Ciao. Venga,